kuko nayo nababwiye ngo nayo amajwi yayo rwose iri kuyumva uzafate soniteke iwanyu ubashe kuba wavana kano kabande muri FM ugashyira muri swa ubundi usacinga amaradiyo wumva amaradiyo z'umukuru n'abavuga bigendeye ku isomo ejo natanze ku bijyanye n'ama frequency cyangwa se n'uburyo radio frequency zivuka. Hari uwahise abaza ngo ni gute twatandukanya FM ndetse na swa iyo bita swa. Mu by'ukuri byose bihuriye ku cyo twita radio frequency. Radio frequency twabonye ko ni uburyo dufata electric field cyangwa se ingufu z'umuriro tukazihuza n'iza rukuruzi tukabyohereza mu kirere, bihita bikora ingufu zishobora guca mu kirere zikaba zaca no mu bintu runaka byazibangamira wenda nk'inkuta ibintu byose bitewe n'izo radio frequency uburyo zimeze. Urumva muri make ni ingufu dushobora kubyara muri electronique tukazohereza mu kirere zikagenda ariko zibitsa amakuru runaka ku buryo ahantu zigeze iyo tuzakiriye dushobora kuba twazifata twakuramo ya makuru tukayakoresha nk'uko bisanzwe bigenda. Urumva kuri RBA bafata amamikrofone bakarikodinga cyangwa se bagafata amajwi bagahita bayohereza mu kirere, natwe tugahita dufata amasoniteke yacu tugahita twakira amakuru tukahinduramo amajwi tukumva neza ibyo muri RBA bari gushaka kuvuga. Urumva ni uburyo butwarwamo amakuru yaba FM yaba swa ariko bifite aho bitandukaniye. Rero muri video y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe FM ndetse na swa bitandukaniye kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza ibyo ari byo. Niba rwambigeze hano ndagira ngo nkwakire kandi subscribe kandi ukore na like kuri video nuyikunda kandi ukore na share ku bantu bose bifuza ko mwasangira ubumenyi dutangira hano. Njye mugiye kubana nitwa Nicholas ubundi dutangire isomo ryacu ry'umunsi. Nuvuga ngo dufite hano ikintu cyitwa FM. Ibi bintu bihuriyeho ni kimwe nuko byose ni ama radio frequency ariko nanone bitandukanyijwe n'akantu gato cyane ariko gahita kagena itandukaniro rinini cyane muri bino bintu bibiri. Byose iyo bihuriyeho nuko bikunda gukoreshwa n'ama radio station cyane, bikoreshwa n'ama radio station gusa ariko iyi swayo hari n'igihe idakoreshwa n'ama radio station igakoreshwa n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bitewe nuko yo irihariye. Rero duhere kuri FM. Ubundi FM mu magambo arambuye nicyo twita frequency modulation. Frequency modulation ukunku niko ubundi FM mu magambo arambuye tuyita. Niyo mpamvu tuyita gutya ni ukubera ko bafata ama radio frequency asanzwe cyangwa se ijwi ryabashije kuba ryavuka ntabwo riba ari radio frequency, iba ari signal ifite ama frequency y'ugasanzwe bisanzwe, bakayifata bakabasha kuba bakongeramo andi ma frequency menshi cyane kugira ngo ribashe kuba ryagenda mu kirere ari ijwi rifite umutekano niko nabyita. Urugero ni nk'uko ushobora gufata umuntu ukavuga ati ngiye gufata nkohereze wenda Rusizi ugahita umufata ugahita umushyira mu modoka ukamwohereza yagera akava muri ya modoka. Rero twebwe tuba dufite ijwi kuri FM twarikodinze cyangwa se turi gufata live. Iryo jwi rero turyita umuntu. None iyo tugiye kuryohereza mu kirere turaza tugahita turishyira turiha izindi frequency zisanzwe nyine zitari amajwi zitari n'iki, ubwo twabyita noise, ni nk'urusaku. Kamara kubivanga n'ibyo bisinyari bidafite ikindi kintu bimaze tuba tumaze gukora icyo twita modulation tugahita tubyohereza mu kirere bikagenda. Urumva iyo sinyari niyo wayibona mu kirere ntabwo wabona yuko ari ijwi kubera ko bafashe ijwi bagahita bivanga n'andi ma frequency menshi cyane bakabona kubyohereza. Hanyuma rero inyakiramajwi zacu nazo iyo zibifashe zibasha kuba zabihindura zigakuraho bya bindi twongeye inyuma zigabasha kuba zasigara n'irya jwi risanzwe twasha kuryumva neza uko kuri RBA baryohereje rimeze. Urumva twe dukoze icyo twita demodulation kubera ko modulation urumva bongeyeho ibindi bintu natwe mu rubuga dukora icyo twita demodulation tubikuraho twumva ya majwi yacu. Muri make nuko ubundi FM ijya ikora. Hanyuma tukagira n'ingi yitwa swa. Swa iyo mu magambo arambuye tuyita short waves. Iyi ngiyi tuyita short waves kubera ko yo n'ubusanzwe iyo tugiye kubara ama frequency igira ibiri hasi y'iyi FM, iyo igira ama frequency ari hasi cyane ariko nayo ikagira umwihariko wuwe. Igira umwihariko w'uko iyi swayo iyo iri kugenda mu kirere ibishobora kuba yagenda intera ndende cyane ariko
kuri ya level yuko hari nka station cyangwa se radio station yo mu Bwongereza ishobora kuba iri kuvuga amakuru, wowe uri mu rugo iwawe i Musanze cyangwa se uri za Nyagatare cyangwa uri hepfo mu Bugesera, ugasanga uri kuri radiyo yawe uri gukaraga, ugahita wumvisha iyi radiyo kandi iri kuvugira he mu Bwongereza. Urumva ko iyi SWA yo irihariye kubera ko ibasha kugenda intera ndende cyane, mu gihe FM yo imigendere yayo rwose ni hafi ya ntayo, kubera ko FM igenda ahantu hatoya cyane, hato cyane, gusa ariko nayo ikagira umwihariko. FM ikintu cya mbere cyihariye kuri yo nuko igira amajwi ayungure kandi amajwi meza, kuko nuramuka ufashe na soniteke yawe, ni urugero ni soniteke ukoresha mu rugo, ugafata kariya kantu kaba kari hasi kameze gutya, karimo akaboro kameze gutya ushobora gusunika, hano hejuru hari ngo FM, hirya hari ngo SWA, ukagasunika gutyo ukagavana kuri FM ukajya kuri SWA, ugatangira no gutangira guhindura amasheni. Muri SWA amajwi uzumvamo wumva ari ibintu utamenya, nyine wumva ari ibijwi bimeze ukuntu nyine bitari clear, nyine bitayunguruye neza. Nyine yo amajwi yayo ntago uba wumva ari amajwi nyine avuga neza, aba ari amajwi wumva nyine atameze neza nyine tu, aba ari amajwi mabi ku buryo nawe utakifuza kuyumva. Gusa ariko yo ikagira umwihariko kuko iba ishobora kugenda mu ntera ndende cyane. Reka turebe wenda nk'ibindi bintu wenda byihariye iyi SWA ishobora kuba yakoreshwamo bitari biriya byo kuba yakoreshwa ku maradiyo. Ahangaha hari ibintu igenda ikoreshwamo. Ikintu cya mbere ni biriya by'amakuru, kuba hari radiyo runaka yayikoresha ishaka kohereza sinyari zayo kure cyane, kuko nababwiye ishobora kuba ikorera nko mu Bwongereza ugasanga uri kwinjira hano mu Rwanda kandi nta yindi minara iri hagati aho ngaho, ahubwo abohereza izo sinyari bari mu Bwongereza. Hanyuma ikindi kintu cyihariye ishobora gukoreshwa mu gisirikare, buriya biroroshye ko bayikoresha kubera ko urumva yo ibasha kuba yagenda mu ntera ndende cyane kandi ikaba yatwara amakuru nayo. Ikindi kintu ishobora kuba yakoreshwa ni ukuvuga ngo hari igihe tuba dukeneye gukoresha ibintu ariko tutabyegereye. Rero iyo ibyo bintu bibaye yuko tubikoresha ariko mu ntera ndende cyane, hari dukenera gukoreshamo ama short waves cyangwa se izi SWA, frequency za SWA, kubera ko zo zibasha kuba zagenda mu ntera ndende cyane kandi mu buryo bumeze neza, nta zindi transmitter dukeneye. Reka turebe wenda kuri FM. FM yo ikindi kintu bitandukanye nanone ni frequency range, ama frequency biba bifite. Ni ukuvuga ngo kuri FM ikorera hagati ya frequency kuva kuri megahertz 88 kugera kuri megahertz 108 megahertz, mu gihe SWA yo ikoreshwa hagati yo bifite frequency kuva hagati ya megahertz 3 kugeza kuri megahertz 30. Ngira ngo urabona yuko iyi SWA yo rwose ikoresha udufrequency two hasi cyane, ariko natwo tubasha kugenda tukagera kure mu buryo bworoshye. Rero iyo dushatse kuzitandukanya mu buryo bworoshye ariko turi kuzigereranya n'ibintu bisanzwe, tuvuga yuko ubundi FM ni nka zino bisi za Shirumuteto n'urugero. Urabona izi bisi za Shirumuteto ni bisi nziza cyane, zibasha kuba zisukuyemo imbere, zifite imyanya myiza, comfortable seat cyangwa se ahantu ushobora kwicara heza, ariko nazo ntabwo zipfa kurenga umujyi wa Kigali, zisirikira mu mujyi wa Kigali gusa nyine tunaho ngaho. Hariya hirya ku ruhande tukagira n'akandi gahiyasi cyangwa se gatagisi bimwe bwa kera, kaba karashaje, ariko wajya kureba urugendo ugakora ugasanga kava hano kakagira Rusizi kajya kuzanayo abagenzi. Bivuze ngo iyi FM nayo niko nayo ibigenza, kuko FM ubundi mu busanzwe iyo nta zindi transmitter zindi zongeho nyine mu buryo buhambaye, ibishobora kuba yakora muri range ya kilometero byibuze 100. Rero urumva yo kuko uzacunge mu Rwanda ujya kumva ngo Radio Salus ngikorera ngo kuri 97.0, aho ngaho ni hehe? Ni Huye. Hanyuma ngo Kigali ngakorera ku 101.9. Icyo gihe baba bakoze bahinduye transmitter cyangwa se za mashini zibasha gutanga yama radio frequency cyangwa se za FM. Urumva bahinduye icyitwa transmitter. Transmitter ni igikoresho gifata ari amajwi kikabasha kuba cyatanga mu kirere, cyakoze na biriya twabonye byo kongeramo ibindi bintu ku ruhande kugira ngo ijwi ribashe kugenda mu kirere.
rero urumva FM yo ikenera amatransmitter menshi byonyine baze mu Rwanda n'u Rwanda ukuntu ari rutoya ugasanga bari gukoreshaho transmitter nyinshi ngaho urumva RBA ugasanga Rwanda ikorera ku 100.7 igakorera kuri 90 n'ibice bingahe ku 100 n'ibice bingahe gusa nyine bifite imirongo myinshi ririya mirongo ikintu bisobanuye ni uko bari gukoresha transmitter nyinshi cyangwa se imashini nyinshi zibasha gusakaza izi radio frequency za FM mu gihe iyi SWA transmitter imwe bihagije kuko nabwo niba urugero umuntu ari mu Bwongereza akabasha kuba yakohereza sinyari zikatugeraho hano i Kigali tukazumva ntago hari hagati ntago bagiye ngo muri Uganda gashyire iminara ngo ajye muri Angola ashyire indi ngo ajye muri Tunisia ashyire indi wapi ari mu Bwongereza yohereje sinyari gusa rimwe itatugeraho urumva ko SWA ni nka kagatagisi ka hiyasi kamwe kashaje kabasha gutwara abantu kabageza i Rusizi kuko nayo nababwiye ngo nayo amajwi yayo rwose iri kuyumva uzafata soniteke iwanyu ubashe kuba wavana kano kabande muri FM gashyire muri SWA ubundi usacinga amaradiyo wumva amaradiyo z'umukuru n'abavuga nayo bavuga nayo ibintu nyine utapfa kumva neza gusa ariko nanone akaba meza twamenye ko ameza no mu gisirikare kubera ko barakoresha bahanahana amakuru cyangwa se batanga amakuru mu buryo runaka ndetse babasha no kuba bakoresha ibintu biri kure birafasha cyane kubera ko urumva zo zigenda mu ntera ndende mu gihe ukoresheje FM ibyo ntabwo wabikora gusa ariko FM nayo ibiri clear nayo igira amajwi meza kandi ayunguruye ku buryo yiyumva wumva imeze neza nko twagereranyije na zino bisi zashira umuteto zibasha gusirikira mu mujyi wa Kigali ariko zikaba zitaharenga FM nayo ikora kubera ko nayo ntabwo ibasha kuba yarenga ntabwo ibasha kuba yagenda ahantu harehare bidasabye ibikoresho byinshi kubwo urugero kuri FM ushobora gusanga hano muri Kigali dufite umunara tukagira undi munara mu Bugesera tukagira undi munara i Kayonza tukagira undi Rwamagana tukagira undi hehehe mu gihe turamutse dukoresheje SWA umunara umwe i Kigali ubundi ahantu henshi no hanze y'u Rwanda bakajya batwumva urumva ko biratandukanye cyane gusa ariko nanone bikagenda bikoreshwa ahantu hatandukanye bitewe na karite y'ibyo bishobora gutanga rero ndizera ko n'umuntu urebaje iki kibazo nawe abashe gusobanukirwa itandukaniro hagati ya FM ndetse na SWA nawe ujya muri comment ugira ikindi kibazo ubaza tuzagusubiza muri video z'ubutaha kandi niba utarakanda subscribe yikande ubundi ufungure n'akazugira kugira ngo ninzajya na uploadinga video uzajya uhita uyibona uri mu bambere kandi nkwibutsa ko ufite group ya WhatsApp kuri wowe ugejeje iyi video hano ukaba utarayijoininga kanda aho ngaho munsi handitse more ubundi ujya muri description rero tubonaho link yanditse mu magambo y'ubururu yanditseho ngo chat.whatsapp ubundi ukandeho ndatamubona muri groupe nkwading ubundi nawe winjiye mu muryango mugari wa Titan Professionals tubashe gusangira ubumenyi mu buryo bugiye butandukanye ubundi duhuze ubutaha ciao